Mu gice cya kabiri noneho rero reka turebe umuti w'iyi myitwarire. Reka dukoreshe umuti cyangwa se ingamba umuntu ashobora kuba yafata kuri iyi myitwarire igihe umuntu yaba asanze afite ibi bimenyetso. Ni byinshi, ibimenyetso byo ni byinshi cyane, kuko mba nagerageje nyine gushaka ibishoboka cyangwa se kuvuga ibishoboka, ariko ibi bimenyetso byo ni byinshi, byo nibyo nabashije kugeraho. Nawe wazashaka ibindi igihe waba ushaka kumenya ibirenze ibyo navuga muri iyi minota. Ariko noneho iyi myitwarire umuntu ashobora kuba biramutse ari nk'indwara, nubwo atari uburwayi, ntabwo ari uburwayi, kuko ibi ni ukuvuga ngo ni ukugera ku kintu runaka, kandi buri munsi twese hari ibyo tugenda tugeraho, ariko noneho kubana nabyo nabwo biba bikeneye nyine iyindi myitwarire cyangwa se ayandi masomo. Twabonye yuko nyuma y'intambara iyo habayeho intambara mu gihugu, intambara ikarangira muri cya gihe cy'amahoro, muri cya gihe cy'umutekano, muzi ko habanza umutekano amahoro akaza nyuma, hariho no kubanza gusana noneho ibyangijwe n'intambara. Uru rugendo rwo gusana rero noneho ibyangijwe n'intambara narwo ruravuna cyane, kubera yuko ugomba kubanza kugenzura hangiritse ibiki. Muri icyo gihe hakorwamo ibintu byinshi cyane, sibyo? Rero noneho iyi myitwarire niba usanze uyifite cyangwa se ibimenyetso bikaba noneho wowe ubwawe bikurangwaho, usanze wenda harimo bimwe muri ibi, ni iki wahindura noneho, cyangwa ni izihe ngamba ushobora kuba wafata noneho ukabasha gufitinga cyangwa se ukabasha gukwira muri uwo mwanya cyangwa se muri ibyo bintu? Icyo nakubwira mpise nahuranya ni uko bigusaba guhindura, kubera ko wamaze kubyumva, iyi myitwarire amaze kuyumva no kuyibona, biragusaba noneho guhindura, ugakora ibinyuranye nabyo. None ushobora kwibaza ngo biterwa n'iki? Iyi myitwarire iterwa n'iki? Cyangwa se kubera icyo umuntu agera ku bintu agatangira kugorwa nabyo? Impamvu ya mbere ishobora kubitera ni uko ugera ku bintu utarabanje kubyitoza. Ugera ku bintu utarabanje kubishakira amakuru, utarabanje kubyitoza. Urugero, niba ari gutunga nk'amafaranga, ngo muri twa dufaranga dukeya ubonye utangire kwiga kubaho nk'abakire, utangire kuvuga nk'abakire, utangire kugenda nk'abakire, kugira ngo noneho nugera kuri rwa rwego rw'abakire uzasanga ibyo bintu wari usanzwe bibamo bitameze nk'aho bikwituyeho gusa. Rero ikintu kindi kibitera hari ugushaka kwemerwa n'abantu ko utakiri uwo bazi kera. Hari ugushaka kwemerwa n'abantu, abantu bakwemere ko ibintu byarahindutse, niba kwemere ntabwo ukiri wa wundi wa kera. Ibyo bigatuma rero urwana intambara yo gushaka kubemeza ko wahindutse. Nibyo kuko warahindutse, hari n'ikintu kigaragara, ariko wirwana intambara yo kubemeza yuko wahindutse, sibyo? Nabo barabibona, niyo mpamvu bakwita inkirabuheri, bakwita pariveni, bakakwita umwaka, bakakwita nyamoza vuba, bakakwita mvuye kure, bakakwita amazina agiye atandukanye ajyanye nyine n'uburyo barimo kukubona. Urabona ko hari ikintu nyine, hari ikintu kiba kirimo kugaragara cyakozwe. Rero wirwana intambara yo gushaka ko abantu bakwemera cyangwa se bakubona, n'ubundi barakubona. Noneho rero hari ugutinya gutabwa cyangwa se kwanga kubwo gukomoka mu miryango ikennye, utinya ko bagukura mu mwanya wari ukomeye. Hari ukuntu ushaka noneho kwihuza n'iyo si, kubera ahantu ukomoka, kubera amateka yawe, ukumva baraza kuguta, ukumva hari ibyo uri buze kwamburwa, kubera gutinya gusubirayo, kubera gutinya kuva muri uwo mwanya ukomeye wari umaze, cyangwa se gutakaza amahirwe wari ugize. Noneho bigatuma urwana intambara kugira ngo bigaragare yuko ushoboye guhagarara aho hantu. Noneho rero kubura imbaraga mu bantu, cyangwa se kutagira abantu bakwizereramo. Hari uburyo uba ubayeho bigaragara ko hari n'ukuntu umeze, ariko ukabona nta bantu bakwizereramo, nta bantu bakwemera.
kuba udafite imbaraga mu bantu, kuba utagira abantu bashobora ati uriya n'umuntu wacu, ibintu akora twebwe turabyemera. Ibyo bituma umuntu noneho agira imbaraga mu gushaka kwihuza na sosiyete no gukora icyashoboka cyose kugira ngo abantu babone ko ahari byibura bamwizere. Noneho hari ukwigana abakomeye mbere yabo, hari ukwigana abantu bakomeye mbere yabo, ugashaka kubigana. Kanaka arakomeye, yabayeho gutya, nanjye reka ngerageze kubaho ubuzima bwe. Uramwigana ariko ntuzabawe, iga kubaho ubuzima bwawe. Noneho rero hari ugushaka kwamamara, hari ugutinya guta icyubahiro, gushaka kwamamara, gutinya guta icyubahiro, kumva ko ubutunzi ari bwo bwakugumisha gusa, kuba uri umuntu we hejuru, kumva ufite ubutunzi, amafaranga, ukumva ko ari byo bintu bishobora kuba byakugumisha hejuru gusa. Ahangaha rero abantu bahakorera amakosa menshi iyo barimo gushaka kuguma hejuru. Hakorerwa amakosa menshi ahangaha kubera ko baba batinya kongera gusuzugurwa cyangwa se gusubira hahandi, bagakora ikintu gikomeye cyane kugira ngo bagume hejuru. Hari umuntu umwe yigize kuvuga ngo ntuzavuge ngo umuntu uramuzi kubera yuko muvukana, mwareranywe, musangira, mugendana, utarabona ikintu akoze igihe arimo kwitabara cyangwa se igihe arimo kwikura mu bibazo. Nk'ikintu azakora igihe arimo gushaka kwikura mu bibazo cyangwa se igihe ashaka kuguma muri wa mwanya wo hejuru, ngo nibwo uzamenya ko uwo muntu muzi. Ngo hari n'igihe bavuga ngo ukicuza icyatumye umenya uwo muntu, kubera yuko abantu tubona bazamutse ariko ikintu gituma baguma hejuru ntabwo dukunda kukimenya. Hari ibintu bikorwa rero bikomeye kugira ngo abantu bagume hejuru. Noneho rero hari ugutinya gusubira hasi hahandi wahoze, hari inyota yo guhora hejuru, hari ukwivura ibikomere by'ahahise hawe. Hari ukwivura ibikomere by'ahahise hawe. Iyo mvuze gutyo, inzira y'ubuzima bwawe nawe ubwawe urayizi ukuntu imeze. Rero ibyo nabyo mu kwivura ibikomere niho hajya hava igituma nyine abantu bigaragaza kwa kundi navuze mu gice cya mbere. Rero hakabaho nta nubwo baba bizeye neza yuko bazaguma mu mpinduka bagize. Hari igihe baba bati dukurikije igihe tumaze muri ibi bintu n'urugendo twagenze kugira ngo tugere aha, ntabwo nizeye ko aha hantu nzahaguma. Ntawamenya, bahora muri ntawamenya. Noneho rero kubwo guhora muri ntawamenya nabwo bakora amakosa menshi. Aha ni naho bagera iyo bamaze kugera ku mirimo, bagatangira bakagavura, bagatangira bakiba kampani bakoreraga, bakazihombya ngo kugira ngo batazasubira hahandi, cyangwa se bagatangira bakajya guteranya abakozi bagenzi babo ngo bamwe birukanwe noneho bo bagume ku mirimo. Hakorwa ibintu bigiye bitandukanye kubwo gutinya kuzasubira hahandi bavuye. Noneho rero cyangwa se gutinya kugumana impinduka zabayeho. Noneho rero hari n'inyota y'ubuyobozi no gukomera, guhorana inyota yo kumva ushaka kuyobora no kumva nyine waba uri umuntu ukomeye. Noneho rero hari ugutsinda amarangamutima yo kumva badakwiriye. Noneho hari igihe baba bumva bashaka gutsinda cyangwa se gutsikamira amarangamutima yo kumva abantu batabemera, yo kumva badakwiriye. Gutsinda ayo marangamutima, gushaka ayo marangamutima kuyicarira, kumva udakomeye, kumva batakwemera ugashaka kwicarira ayo marangamutima. Ibyo nabyo bijya bituma abantu bitwara kwa kundi navuze mu gice cya mbere. Rero ibi ngibi bishobora kuba uburwayi, kuko iyo bimaze igihe ku muntu bishobora kumutera ihungabana cyangwa se mu mitekerereze ye, akagira ikibazo mu mitekerereze ye. Noneho rero kuvura amarangamutima nibyo byonyine bikenewe kugira ngo abantu babeho neza. Bene abangabo kuvura amarangamutima yabo bakeneye kwigishwa emotional intelligence, ku buryo amarangamutima yabo bayamanaginga, bayakomeza, bakamenya amarangamutima y'abandi nuko bahuza ibintu n'ibindi, buryo babasha gushaka ibisubizo by'ibibazo byavutse, uburyo management y'ibintu bishyashya. Ni amarangamutima akeneye kuvurwa
kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ahantu ushobora kubisanga, nari natangiye mbivuga, ushobora kubisanga mu bantu benshi, abakuze, urubyiruko, abakiri bakene, abize, abatarize. Iyi myitwarire ushobora kuyisanga ahantu henshi kuko biri mu nguni nyinshi z'ubuzima. Rero ubisanga mu bantu benshi bahinduye ubuzima busanzwe, cyangwa se abantu bahinduye ubuzima busanzwe, abantu bavuye mu cyiciro bakajya mu kindi, aba niho ukunda kubisanga. Reka wenda ingire ingero ngenda ntanga ahantu ushobora kuba wahabisanga nawe wenda uraza gusanga ubifite. Ni ukuvuga ngo nk'iyo winjiye mu idini ushaka kugaragaza ko uhari, kubera uwo mucyo mushyashya wakiriye, uba wumva nta wundi muntu waviriwe n'umucyo usibye wowe, ugashaka kugaragaza rero ko uhari, ugashaka kubwiriza, ukagita ujya muri korali ukaririmba, ukajya wunganira, ukajya ubaza ibibazo, ukaza ugakora, babone ko uhari. Nuko buri mushya nyine bakunda kukwita umwaka, bakunda kuvuga ngo nabaka abantu nk'abo ngabo. Noneho rero ugiye nko muri segonderi cyangwa se ugiye nko muri kaminuza, naho ukora ibishoboka byose ngo babone ko mpari, ukajya mu mabiro, ukajya kubaza ibibazo, ukajya gushaka ibi, babone ko nyine mpari, babone ko mpari. Iyo rero ugeze mu mujyi ushaka kuwurusha abawuvukiyemo n'abawubatse, ibyo abandi bahararutse wowe ni wowe uzi ukabikora, imyambarire, imisokoreze, imirire, iki, imigendere, ibintu byose uba ushaka kugaragaza ko nawe wahageze kurusha ndetse n'abantu. Mbega uba urimo kuririmba izahararutswe, reka mbivuge gutyo, nk'iyo ugeze mu mujyi. Kandi umujyi urakwakira, abantu benshi bakunda kuhahurira n'ibibazo iyo byagenze gutyo. Noneho rero nk'iyo ubonye perimi, kare nigeze kubivugaho, uba ushaka kugaragaza ko rwose ari wowe muntu uzi gutwara, ari wowe muntu urenze, ari wowe ko ntacyo ugenda uzunguza umuvuduko mu muhanda, reka sinakubwira. Uba ushaka kugaragaza ko urenze. Nyamara usibye kuba ufite perimi, wagombye gutekereza ko hari n'umuntu wayitekerejeho, cyangwa se abandi bantu babitekereje imbere yawe, ibyo wagombye kubitekereza. Ariko nyine nibwo uba ukiyibona, uba ugomba kuyishimira. Hari n'abayibona, bamara kuyibona bagahita basezera ku isi, bagakora impanuka, bagapfa. Noneho rero nk'iyo waguze imodoka naho yabishaje, uragenda ugaparika n'ahantu handitse ngo VIP. Uba ushaka kugenda ugaparika hahandi, urugero waguze ka Corolla kanashaje, cyangwa se ka Suzuki, ntabwo nzipfobeje kuko ntabwo nazikoze, nta ruganda rwazo mfite, ntabwo nzipfobeje, ariko ngizigereranije n'izindi. Ugashaka kujya guparika ahantu hari Barabasi, ugashaka kujya guparika ahantu hari V8, ukajya gushaka guparika ahantu hari Taxi Air, ukajya gushaka guparika ahantu hari BMW, n'izindi, kubera ko nabo bumva ati imodoka yanjye nayo ni imodoka igomba guhagarara. Ariko hari n'ahantu imodoka nk'izo ngizo zitanyura, hari imihanda zitanyuramo, ibyo nabyo bigomba kumenyekana. Ariko kubera yuko nawe nyine wageze mu ruhando rw'abantu batunze imodoka, uba wumva rwose imodoka yawe nayo ihenze, kandi koko ibihenze ku rwego rwayo. Ikindi, iyo wubatse inzu nubwo yaba ari icyumba kimwe, uba ushaka rwose iyo nzu yivuga nk'aho ari etaje, kandi abafite ama etaje baba baranacecetse kuko baba babona nta birenze. Amazu barayazi, bazi ibyo bari byo, amataje barayazi, bafite ayo babamo, bafite ayo bakodesha. Ariko wowe icyumba kimwe cyawe uba wumva nyine ari ibintu by'ibitangaza, ukavuga inzu yanjye, inzu yanjye. Noneho rero ubwo navugaga ahantu ushobora kuba wabisanga. Noneho iyo ubonye umugore cyangwa se ubonye umugabo inama zo kubaka urugo ushaka kuzirusha abantu bazisazanye. Ucyubaka urugo icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, utangira gutanga inama zo kubaka urugo, ukavuga ibintu bihambaye, ukavuga kurera abana ntawe urabyara, ukavuga uko abantu inama z'urugo, kubera ko ukibona urugo kwezi kumwe. Abandi bafite imyaka za 40, 50 bazisazanye, ugeze mu myaka za 80, bagombye kuba bafite ibyo bavuga, baruzukuruje, babyaye abana, barabareze, bahuye n'ubukene, bazi minerivare, bazi gukodesha, bazi kubaka, bazi gukena, bazi
bazi gusonza, bazi, ariko wowe inama zo kubaka urugo ugashaka kuzibarusha utaramenya niba warugezemo, utaramenya ko wanarugezemo. Noneho rero iyo uvuganye n'umuntu ukomeye uhinduka nk'uwo muntu. Kuvugana n'umuntu ukomeye yagusuhuje, wageze ahantu ari neza uhinduka nk'uwo muntu, ukavuga ukuntu muziranye, ukavuga ukuntu ari mwene wanyu, ukavuga ukuntu muganira, ukavuga ukuntu musangira. Ibyo byose biba bigushaka kwihuza n'isi ikuzengurutse ngo bigaragare yuko byibura nawe hari ukuntu umeze. Noneho rero iyo winjiye mu kazi abandi ubona nta kintu bakora, ushaka kugaragaza ko ari umuhanga, ari ukora neza, ugashaka kuza gukosora ibintu byananiranye, cyane ko wenda n'igihe bakubwira ati twaguye mu gihombo, byagenze gutya, uwo simbuye yakoraga gutya, yirukaniwe wenda iki ngiki, ukaza ukavuyanga abakozi. Icyo kigo ugiye gukoramo kimaze imyaka myinshi, hari abantu batangiranye nacyo, wowe nibwo ukinjiyemo. Wagombye kwegera abandi bakakubwira amakuru muri icyo kigo, ukamenya uko ugomba kwitwara n'uko ugomba gukora, utaje kugira ibintu wangiza. Noneho rero hari n'ibindi byinshi bishobora kuba byavugwa umuntu mushya, cyangwa se bishobora kuba byavugwa ku muntu mushya winjiye muri ubu buzima, kuko twabivuze ko ahantu hose n'umwana iyo yinjiye muri ubu buzima ntago aba azi ngo bigenda gute, aba azahabwa amakuru, ararerwa. Noneho rero reka mvuge ngo niba winjiye mu bintu bishya, cyangwa se niba ugeze muri destine yawe, niba ugeze hantu, niba uhindura, mera nk'umwana uvutse, wemere bakurere, bakwambike, bakugaburire, bagukarabye, bagusige, bakuryamishe, bakwigishe kugenda, bakwigishe kuvuga, bakwigishe buri kimwe. Ujye muri materineri, ujye muri perimeri, ujye muri segonderi, ujye muri kaminuza, ugere hahandi uvuga ngo uri umu expert, hari ikintu uzi, ufite ubunararibonye kubera yuko hari abantu wigiyeho. Nshuti yanjye, wishaka kugaragaza ko urenze kandi rwose nta kintu urabacyo. Noneho rero ikirenze kuri ibyo byose ni ukwiyoroshya. Kubitsinda bisaba kubanza kwitoza kubaho ubuzima bufite wifuza kuzabamo, ugashaka n'amakuru yabyo. Ibi bintu kubitsinda, imyitwarire kuyitsinda, ibi byose tuvuze ni byinshi. Kubitsinda byakabaye byiza umuntu abanje kwitoza uko yazabibamo, agashaka n'amakuru, noneho akazabyinjiramo asa nkaho arimo kuverifiya, yinjiye mu bintu afitiye amakuru, asa nkaho abimenyereye. Noneho rero ikirenze kuri ibyo ariko ukabaho uri umuntu wiyoroshya, ukumva ko utarenze, ugashyira abandi imbere kugira ngo byibura ubigireho. Bitabaye ibyo rero wakishyurira abakire amafagitire yabo kandi utabarusha ubwishyu. Hari impamvu mvuze gutya, hari abantu kubera ko nyine bikanze udufaranga, bakajya ahantu bagakonsoma, bakarya, bakanywa, iyi fagitire nanjye muyimpe. None ukajya kwishyurira umuntu ufite miliyari, wowe wari ufite ibihumbi 500, wari ufite miliyoni 1, ukajya kwishyurira umuntu ufite miliyari. Ni mukuru kuri wowe, yagutanze amafaranga, hari n'igihe bari wabatumiye, warangiza mubone ko nanjye mfite amafaranga, mubone ko nanjye mpari fagitire muyimpe. Wamara kwishyura wagera hirya hari ugatangira ukicuza ati amafaranga nayakoresherezaga iki kandi nta muntu waguhase. Rero ibyo byose biragusaba kwiyoroshya, biragusaba ko kubaha abandi, ugashyira abandi imbere kugira ngo byibura ubigireho, ubuzima burushaho kugenda neza. Rero twavugaga imibereho yo muri destination, cyangwa se nyuma yo kugera muri destination uko abaho, n'ibintu umuntu ahura nabyo, mbega iyo ageze mu bintu bishya, kuko twavuze ko destination ni hahandi, ni kugera kuri cya kintu wifuzaga, ariko noneho na nyuma yo kukigeraho hari intambara zacyo. Iyo uguze imodoka, hari uburyo imodoka ikoreshwa, hari uburyo igurirwa amavuta, hari aho iparikwa. Ibyo byose nyine uba ugomba kuzabyishyurira. Iyo wubatse inzu, imisoro yayo, ibintu bigendanye n'inzu nyine uba ugomba kubimenya. Iyo wubatse urugo, uba ugomba kumenya urugo ukuntu rugenda. Iyo ufite ikigo cy'amashuri cyangwa se business, ibintu nk'ibyo byose bigira intambara zabyo. Nubwo bifite kubigira ni kimwe, ariko no kubigumana nacyo ni ikindi. Ibyo nibyo bituma rero
umuntu agomba gushyira imbere abandi akabigiraho, kugira ngo ibyo twabonye tubashe kubigumana, kugira ngo ibyo dufite turusheho kubana nabyo, noneho twishimire ubuzima kandi turyoherwe nabo. Ufite ikibazo wambaza nta kibazo, kugira ngo turusheho kubakana, kuko intego y'aya masomo ni ugutekereza tukamenya, kandi ibyo twamenye bikaduha kubaho ubuzima butarimo urujijo, noneho bwa buzima butarimo urujijo bukarema ubumwe hagati yacu, amahoro muri twebwe, noneho tukabaho ubuzima bw'ibyishimo. Imana rero ibahe umugisha.